Ah, muraho neza nshuti z'Imana, isabato nziza. Eh, Kadushime Imana. Network yari yanze ariko birakunze, Imana ihabwe icyubahiro. Ntabwo ndi aho dusanzwe twigira nk'uko musanzwe mubibona. Murabona yuko nahinduye emplacement. Wenda kuri Facebook mujya mubibona, tugira amateraniro navuga abiri. Hari amateraniro dukora hano kuri YouTube ariko n'amateraniro dukora nyuma ku bantu bari hano ku bitaro by'ahantu duturanye. Rero kubera yuko amasaha byegeranye neza, turangiza gusenga hano dukomereza ku bitaro muri iyo groupe. Niyo mpamvu nahinduye emplacement. Mumbabarire ku minota 8 tumaze gukererwaho. Ndize nashikanya yuko Imana iri bane natwe kandi Imana iri buduhereze umugisha n'ubundi mu ijambo ryayo. Tujye gukomeza ibyigisho rero biba kuri Matayo 24. Imana ishimwe, ndabona chat box yakunze. Reka mbere yuko dukomeza twishishe bugufi, duhe Imana icyubahiro maze dusenge. Mana yacu turagushimye cyane, tugushimye amahirwe uduhaye kujya tumbura ijambo ryawe. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Tugushimiye yuko network ikoze bikaba bikunze, ishimwe n'icyubahiro byawe. Turakwinjiza kugira ngo uvugane natwe ijambo ryawe, tuyobore ubwo tugiye gukomeza ibyigisho. Turakwinjiza ngo twigishwe nawe. Tugushimiye cyane yuko mfise gusenga kwacu kandi tugushimiye ko dusubije. Tusabye mu izina rya Yesu, amen. Amen. Ejo twize icyigisho gikomeye. Abantu benshi baranyandikiye bambwira yuko cyari gikomeye kuko cyavugaga ibyabaye mu 188. Tureba icyo umwuka w'ubuhanuzi abivugaho, tureba ukuntu ari icyitegererezo cy'ibizaba muri kino gihe cyacu, kandi koko ni nako bimeze. Ubu ngubu tugiye kwiga rero igishushanyo mbonera cy'ibihe by'imperuka. Kuki ari igishushanyo mbonera cy'ibihe by'imperuka? Ni uko tugiye kureba ibyabaye mu 188. Ellen White yabibagamo muri icyo gihe byari bimeze gute, kandi uyu munsi bizasohora gute. Wevugaga nk'ibizasohora ko nidusoma ibyo yanditse turaza kubibona ko yavuga nk'ibizaba. Twibuke ko ibyanditse byose byandikaga mu 800 mbere y'915 mbere ko asinzira. Asigaye noneho turebe tuti ko yavuga nk'ibizaba, ese uyu munsi birahari. Ndaza kubaha example y'akantu kamwe gusa. Hari abantu bambwiye bati urujya tubitera amatsiko y'iby'icyumweru gitaha tuziga, wabitangiye ukabitubwira ubu ngubu tukanabireba kugira tumenye ko natwe ubidusomera nk'ibizaba, ntiturebe ngo biri hehe. Rero uyu munsi ndaza kubereka juste ikintu kimwe gusa kugira ngo turebe ukuntu ibyo yavuze bizaba, cyangwa se tubirimo uyu munsi. Bon, rero twarebye ku by'ikizira kirimbura, ku by'ikizira cy'umurimbuzi. Twaba mu kizira cy'umurimbuzi kivuga muri Matayo 24. Tumaze kugitindaho, tumaze kukiga ibyigisho birenze 2. Iki ni cya gatatu niba nibuka neza. Twabonye neza yuko ikizira cy'umurimbuzi cyavugaga cyari ingabo za Roma, kandi izi ngabo za Roma zagombaga kukandagira ahera ntabwo bari kuba bamaze kugera ahubwo kubw'Imana buri nyirizina. Ubwabyo kugera kuri metero 200 z'ubwoko bw'Imana buri byari bihagije, byari bihwanye no kuba n'ubundi bageze ku butaka bwera, kuko ahera ntabwo havugwaga hari mu rusengero cyangwa inyuma y'urusengero, ahubwo hari n'inyuma y'umudugudu bwaho hitwaga ahera. Byerekana iki? Bitwereka yuko natwe ntabwo ibyemezo Imana idamagara gufata, umwiteguro Imana idusaba kugira, ntabwo dukeneye kugira kubera yuko ubuhanuzi bwasohoye. Hari abantu bavuga bati nzubahiriza isabato neza ariko mbona icyumweru cyatangajwe, nzumvira Imana neza ariko mbona leta yatangiye guhatira abantu no kurenganya. Kera ndabyibuka nkiri umwana navuga ngo akarengane ni kaza, navuga nzakora ibyo nshaka byose, akarengane ni kaza. Kandi kiza ko iki gitekerezo ngihuriyeho n'abantu benshi, ariko icyo gihe nari umwana. Navuga akarengane ni kaza, nzahita mba umukristo, nzahita ntangira gusenga, nzaba umuntu w'Imana, niko nibwiraga. Ariko nyine byari ibitekerezo bya cyane. Rero umuntu ashobora kwibaza ati ese kuki dutinze kuri
kizira cy'umurimbuzi cyane. Kizira cy'umurimbuzi urebye usanga aricyo zingiro ry'Amata 24. Wize neza Amata 24 usanga izingiro ryacyo ari igizira cy'umurimbuzi, kubera ko niho hafatirwa ibyemezo, niho Yesu yabwiye abantu ati mukimara kukireba muzafate icyemezo mugenze gute, muzafate icyemezo muhunge. Ejo twarebye mu mwaka wa 1988 cyane tuwutindaho, tureba imbaraga abantu bakoresheje bo muri leta zitandukanye zigize Leta Zunze Ubumwe za Amerika, tureba uburyo bari babishyushyemo, tureba gahunda zagiye zishyirwaho, ariko Imana ntiyemeye yuko iri tegeko ritangazwa. Kubera iki Imana itemeye ko itegeko rishyirwa mu cya 888? Kubera iki Imana itemeye yuko iri tegeko rishyirwamo cyangwa se rishyirwaho agahato mu cya 888? Ndi kubona umuntu uvuga ko amajwi atari gusohoka neza, namwe ni uko cyangwa mwe muranyumva neza? Amajwi mwe murayumva neza? Okay, ndabona bari kumva. Ubwo kugira neza yaza kureba ni ikibazo cya computer cyangwa cya telefone ye. Ndumva twakomeza tubasha kuvuga tuti kuki Imana yashimye yuko muri ya mwaka w'1888 itegeko ry'icyumweru ritangazwa. Ko twabonye abayobozi, twarebye umusenateri witwa Blair, twarebye bariya barevera bose, twarebye bariya docteur bose, kuki twarebye National Reform Movement, kuki Imana yashimye yuko bidatangazwa. Impamvu ubasha kurebaho yuko impamvu n'ebyiri. Impamvu ya mbere ni uko itorero ryari ryiteguye neza. Ntabwo itorero ryari ryiteguye kuko ntabwo ryari rifite umuco ujyanye n'uko bakwiriye kwitwara mu gihe iryo tegeko ryaba ritanzwe. Ntabwo itorero ryari rifite amakuru ahagije ajyanye n'icyo bagombaga gukora. Rero Imana yagombaga gutanga umucyo uhagije kugira ngo abantu babanze bamenye bati dukwiye kwitegura gutya, tugomba kwitwara gutya. Icya kabiri ni uko n'abagize isi nabo ubwabo mu isi rusange abantu ntabwo bari biteguye, kuko hari ubuhanuzi bwinshi bwari butarasohora. Daniel 13 yose ritarasohora. Hari ibice byinshi byo mu byasho byari bitarasohora. Hari ibintu byinshi bibanziriza icyumweru byagombaga kubanza kuba. Kubw'ibyo Imana ntabwo ari kwemera yuko itegeko ry'icyumweru ritangazwa. Kandi ikindi, Imana yari ifite umurimo udasanzwe yari yateguriye ubwoko bwayo, kuko ku itariki 17 z'ukwezi kwa 10 mu 1888, tariki 17 z'ukwezi kwa 10 mu 1888, muri uwo mwaka n'ubundi ubwo bari yabateguraga biriya, Imana yari yateguye gahunda nziza cyane. Yatangiye tariki 17 z'ukwezi kwa 10 muri uwo mwaka, iragenda tariki 4 z'ukwezi kwa 11 mu cya 1888. Iyo nama yabereye i Minneapolis muri leta ya Minnesota. Hari hateraniye inteko rusange y'itorero ry'Abadiventisti b'umunsi wa karindwi yabwirijwemo ubutumwa bukomeye, ubutumwa bwo gutsinzwa bwo kwizera, ubutumwa bwabwirijwe na A.T. Jones na Wagona, kandi na Ellen White yavuze yuko ashyigikira ubwo butumwa kuko ari ubutumwa bujyanye n'icyo itorero ryari rikeneye muri icyo gihe. Donc abantu bari barize amategeko y'Imana neza, ariko ntabwo bari barigeze biga kwiyegurira Yesu ngo ni iki. Abantu bari barize iby'isabato neza, ariko ntabwo bari barigeze kwiga ngo ni gute nagira n'isano na Yesu. Ntabyo bari bazi. Donc bari bafite amategeko badafite Yesu. Bari bakeneye kumenya kugira Yesu kugira ngo n'amategeko abagire umumaro. Urakurikiye? Niyo mpamvu nayo iyi n'indi mpamvu zatumye Imana itemera yuko mu cya 888 iryo tegeko ritangazwa. Mu yandi magambo, natwe dukeneye kugira Yesu, tukajya mu cyaro na Yesu, none bitewe n'icyo dufitanye na Yesu, kumvira amategeko bikatworohera, byamara kutworohera bigatuma tubasha kuba noneho turaba Imana yifuzaga ko bakagombye kuba ari bo mu gihe itegeko ry'icyumweru ryatangazwa, tukaba duhagaze mu mwanya twagombye kuba duhagazemo. Ellen White yavuze ko ubu butumwa bwo gutsindishizwa bwo kwizera ari ubutumwa yise ibijojoba by'imvura y'itumba byari bitangiye kugwa muri uwo mwaka w'1888. Aha ni amateka gusa turimo turareba, kandi ngo tubibonye uwo n'umugabane ujyanye n'uruhande rw'itorero. Ku mugabane ujyanye n'uruhande rw'abantu bo mu isi, igitabo cya Daniel n'ibyahishuwe, hari ibintu byinshi cyane byari bitarasohora byagombaga gusohora nk'uko turibuze kubibona. Ku ruhande rw'itorero rero, ubu butumwa bwo gutsindishizwa bwo kwizera, ubutumwa bwo kwakira Kristo, ubutumwa bwo kwizera tukabarwa gukenuka kwa Kristo, ubu butumwa bwiswe ijwi rirenga rya marayika wa gatatu, nibwo ryari ritangiye. Ijwi rirenga rya marayika wa gatatu nibwo ryari ritangiye.
kandi ijwi rirenga ni naryo ryiswe imvura y'itumba. Reka turebe ibihamya bikeya bitwereka yuko Imana ari cyo kintu gikomeye yari iteganyirije cyangwa se yari itegurije cyangwa se yari irindirije ubwoko bwayo, bityo turebe umugambi no kugira neza kw'Imana. Gusa nk'uko twabibonye mu cyigisho cy'ejo hashize, ntago Cestius azaza kabiri. Cestius yaje rimwe, igihe cye kirarangira, ubwa kabiri uzaza ni Titus kandi we agomba gushyira mu bikorwa. Mu gitabo cyitwa ibihamya ku bagabura, page 91 na page 92 yanditse ngo, aya magambo ari mu cyongereza n'igishika cyo mu Kinyarwanda, yanditse ngo Imana mbabazi zayo nyinshi yohereje ubutumwa budasanzwe ku bwoko bwayo ibunyujije muri Wagona na Jones. Ubu butumwa bwagombaga kumurikira isi umukiza w'abambwe, akaba n'igitambo cy'ibyaha by'abari mu isi bose. Ni ubutumwa bwavugaga ku gutsindishizwa bwo kwizera mu buryo bwuzuye. Ni ubutumwa bwashishikarizaga, aya magambo muyiteho cyane kubera ko rimwe na rimwe abantu bajya biga gutsindishizwa n'ubwo kwizera nabi. Murebe, ni ubutumwa bwavugaga ku gutsindishizwa n'ubwo kwizera mu buryo bwuzuye. Ni ubutumwa bwashishikarizaga abantu kwakira gukiranuka kwa Kristo kugaragarira mu kumvira amategeko yose y'Imana. Amen. Gutsindishizwa n'ubwo kwizera murabibona kugaragarira he? Gutsindishizwa n'ubwo kwizera cyangwa se mu yandi magambo, iyo umuntu avuga ngo nizera Yesu, bigomba kugaragarira hehe? Mu kumvira amategeko yose y'Imana. Mu yandi magambo, gutsindishirizwa no kwezwa biragenza gute? Birajyana. Umuntu uvuga ko yizera Yesu ariko akaba atumvira amategeko y'Imana aba ari umubeshyi. Ko nabiri yaravuze ati umuntu uvuga ko akunda Imana ariko akaba atumvira amategeko yayo ni umunyabinyoma. Aya magambo nayo Ellen White yabwiraga ababwiriza barwanyaga ubutumwa bwa E.T. Jones na Wagona, abereka icyo gutsindishwa n'ubwo kwizera ari ukuri. Kuko hari n'abandi bashaka gufata ubwo butumwa bw'ubuntu bakabufata nabi, bagaragaza ko amategeko y'Imana atari ngombwa. Donc abo bantu bose muri izo parametre bari mu binyoma. Ubutumwa bw'ukuri rero ni ubuhe? Ngaya aya magambo handitsemo. Ni ubutumwa bwavugaga ku gutsindishwa n'ubwo kwizera mu buryo bwuzuye. Ni ubutumwa bwashishikarizaga abantu kwakira gukiranuka kwa Kristo kugaragarira mu kumvira amategeko yose y'Imana. Umuntu uvuga ko yizera Yesu agomba no kumvira amategeko yose y'Imana. Uwo niwe ufite kwizera kuzima. Ubu nibwo butumwa Imana yatanze ngo bubwirwe abari mu isi. Ni ubutumwa bw'Amarayika wa gatatu. Ubwo muri ubu butumwa bw'Amarayika wa gatatu ni ubutumwa bwerekana kwizera gusorezwa mu kumvira amategeko yose y'Imana. Ubu nibwo bwitwa ubutumwa bw'ukuri bw'Amarayika wa gatatu. Ubutari ubu ntabwo ari ubutumwa bw'ukuri. Bukwiriye kubwirizwa mu ijwi rirenga kandi bugakurikirwa no gusukwa kwa Mwuka Wera ku rugero rwo hejuru. Amen. Murabona yuko ubutumwa bw'Amarayika wa gatatu ari ubutumwa bwerereza Kristo, ariko bukanerereza Kristo buyobora abantu mu kumvira amategeko yose y'Imana. Ubu nibwo butumwa bw'ukuri, nibwo butumwa bw'Amarayika wa gatatu. Mu gitabo cyitwa ubutumwa bwatoranyijwe volume ya mbere, ubutumwa bwatoranyijwe volume ya mbere mu gitabo cy'Ikinyarwanda, nakashe soft copy iri kuri internet y'ibitabo bya Ellen White, dans ibitabo kuri H. White Estate, kuri page 289 volume ya mbere paragraphe ya 4 ku cyigisho cya 56 kivuga ukuri kurimo imbaraga z'Imana. Haranditse ngo ku ngingo yitwa itangiriro z'ijwi rirenga, igihe cyo kugeragezwa kiratwugarije kuko ijwi rirenga rya Marayika wa gatatu ryatangiriye mu ihishurwa ryo gukiranuka kwa Kristo. None ijwi rirenga ryatangiye ryari? Ijwi rirenga ryatangiye ryari? Ubu turi mu gihe cy'ubutumwa bw'ijwi rirenga. Mu gihe cyose twiga gutsindishizwa bwo kwizera, mu gihe cyose twiga kumvira amategeko y'Imana nk'umusaruro wo kumuntu yizera Kristo, tuba turimo turabwiriza ubutumwa bw'ikitwa ijwi rigenze gute? Rirenga. Hari abategereje ko bazabwiza ijwi rirenga by'akarengane, ariko nabo bazabwirwa ngo baratinze cyane. N'aya magambo aratangaje. Igihe cyo kugeragezwa kiratwugarije kuko ijwi rirenga rya Marayika wa gatatu ryatangiriye mu ihishurwa ryo gukiranuka kwa Kristo, umucunguzi w'abari ibyaha. Iyi niyo ntangiriro y'umucyo wa Marayika wari ufite ubwiza buzakwira isi yose. Murabona yuko ijwi rirenga ryaratangiye. Ubutumwa bwose bwari butegerejwe kugira ngo bubwirizwe bwatangiranye n'igihumbi 1888. Mu yandi magambo, niho umwuzuro w'ubutumwa Imana yageneye itorero bwagombaga gutangira kubwirizwa kandi bugahetura isi yose. Iyo itorero za kuba ryarubye ubutumwa riba ryaragiye mu ijuru, niko inyandiko dufite zitubwira. Ariko abantu bagize itorero ry'Imana banze ubutumwa bwa Kristo gukiranuka kwacu.
barabwanze muri icyo gihe barwanya A.T. Jones na Wagona, ariko Imana yavuze yuko n'ubundi izashyiraho ikindi gihe abantu bakageza ubwo bemera ubwo butumwa, kuko buzagira amaherezo meza yo buzabwakira mu mutima w'umuntu ku giti cye. Icyo gihe bwari bugenewe itorero ryose, ariko itorero ryose ribwanze, noneho Imana isigaza chambre, isigaza icyumba cy'uko umuntu uzajya ubwakira ku giti cye ariwe uzajya bugira umumaro mu mutima we. Imana magambo ntabwo ubu ari ubutumwa bugenewe itsinda runaka iryo ari ryo ryose, kubera ko ubwo ryari rigenewe ryarabwanze, ahubwo Imana yahise ibusigariza umuntu ku giti cye. Niko inyandiko dufite zivuga. Mfite igitabo kiri mu rugo, ntabwo nakigendanye hano kukibereka, cyitwa The Church Most Greatest Needs, igikenewe n'itorero kurusha ibindi. Ni igitabo kiri mu Cyongereza, nacyo ni compilation y'umwuka w'ubuhanuzi. Banditsemo yuko umutima w'umuntu uzajya wakira Kristo gukiranuka kwacu bizajya biba ari ibintu by'umuntu ku giti cye. Mu kibwiriza kirimo kiratambuka, umuntu ashobora kwakira Kristo. Mu gihe umuntu arimo ariga ijambo ry'Imana, ayo magambo no mwifuza byose kuri page 5, mu gihe umuntu arimo ariga ijambo ry'Imana abasha kwakira Kristo agaruka cyari mu gihe. Murumva yuko tubasha kwiga ijambo ry'Imana nk'uko nguko, wowe ukumva nta kintu bikubwiye, ukumva nta kintu bimaze, ariko nyamara hari undi muntu birimo birabera nk'amazi arimo arasuka mu butaka bwari bwumye. Ndimo ndashimira Imana kubera ubuhamya abantu bari kwandika, bamwe baranyandikira kuri WhatsApp, abandi barabyandika kuri Facebook, abandi barabyandika kuri YouTube, naho ndi kuhabona ama message abantu bari kwandika y'iby'Imana iri gukora mu mitima yabo. Ariko kandi ku rundi ruhande ndi kubona ama message abantu banyandikira bati kujya kuvuga ibyo bintu by'uko ubupapa ari by'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari ingabo za Roma, ibyo bintu urabona ari ubutumwa bukenewe, ibyo bintu byamarira abantu iki? Murumva yuko ku ruhande rumwe wowe ubasha kumva nta kintu ubutumwa bukumariye, ariko kundi muntu ubwo butumwa bubasha guhita bukiza umutima we, noneho umuntu akakira Kristo gukiranuka kwe akabahinduka icyaremwe gishya. Nicyo ngicyo bivuga yuko umuntu abasha kwakira ubutumwa undi ntagenze gute, ntabwakire, kubera ko itorero ryanze ubwo butumwa kandi ari ubutumwa bwaragenewe itorero ryose. Ariko muri kino gihe ijambo ry'Imana, Imana yagennye ko noneho izajya ikiza umuntu wese ku giti cye. Nubwo ijambo ry'Imana ryabwiriza abantu ibihumbi n'ibihumbi, ariko hashobora kuboneka umuntu umwe cyangwa benshi bakira ijambo ry'Imana rikabagirira umumaro mu mitima yabo. Igitabo cyitwa Ibyatuka byo mu isi Imperuka, ingingo 729, banditsemo amagambo atangaje. Baranditsemo mu gihe ubutumwa bwa Mariko wa 3 buzongera imbaraga bugahinduka ijwi rirenga, kandi imbaraga n'ubwiza bukomeye bigaherekeza umurimo uheruka, ubwoko bw'Imana bukiranuka buzahabwa umugabane wabwo w'ubwo bwiza. Ni imvura y'itumba izabukangura kandi ibukomeze kugira ngo ibubashishe kwambukiranya igihe cy'akaga. Ubwoko bw'Imana, murabona yuko mu gihe cy'akaga turi kwiga aho muri Matayo 24, kuko guhera mu cyumweru gitaha tuzatangira kureba ibihe by'umwijima, kuko Matayo 24 Yesu yaravuze ngo icyo gihe kizaba ari igihe cy'akababaro. Reka amagambo nyasome ntayavuga nyaparaphrasinga kugira ngo turebe ikizatubasha kwambuka igihe cy'umubabaro utarigeze kuba. Matayo 24 umurongo wa 21 haranditse ngo muri iyo minsi hazabaho umubabaro mwinshi utigeze kubaho uhereye ku kuremwa kw'isi ukageza none, kandi uwo ntuzongera kubaho. Murumva kugira ngo tuzangire muri umubabaro utarigeze kubaho, kuko ibihe turi kujyamo abantu baravuga ati imbere ni heza, well and good. Nanjye ntabwo nifuza ko imbere haba habi, ariko birera tubwira ngo imbere hari umubabaro utarigeze kugenza gute, umubabaro utarigeze kubaho kuva igihe amahanga yabereyeyo. Ikizatubasha kunyura muri umubabaro utarigeze kubaho ni iki rero? Nk'uko ejo twabibonye ukuntu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika abantu bari guhatira abantu yuko bashyira amategeko agomba gutuma abantu bicwa. Mu gihe cyose batumviye amategeko yashyizweho n'itorero n'amadini yose yurije hamwe yafatanyije na leta, nk'uko byagenze muri kino cyigisho. Turaza gusoreza ahantu heza, ntihagire umuntu ugitangiye utagisoza. Ndakwinginze kuko turaza gusoreza kuri Yesu, turebe Yesu ngo yabayeho muri sosiyete imeze gute, kandi Yesu yitwaye gute muri iyo sosiyete. Ndakwinginze ntuze kumisinga umusozi w'iki cyigisho, ntuze kubura nako ntuze guhomba umusozi w'iki cyigisho. Ndakwinginze. Murabona yuko batubwiye neza yuko ubutumwa bwo gutsinzirwa bwo kwizera, ubutumwa bwo kwakira Kristo umuntu ku giti cye, umuntu akagera mu cyano na Yesu, bitavuze ngo kubera ko itorero ryanjye rimeze gutya, kubera ko itorero mbarizwamo rimeze gutya, kubera ko pastor wanyigishije akunda ibi ngibi, kubera ko korali yanjye numva nyikunze cyane, kubera ko uyu mubwiriza mbona ahagaze aha ngaha. Oya, ibyo ngibyo byari byaragenewe ubwoko bw'Imana mu 188, ariko bubyanze Imana ishyiraho gahunda yuko umuntu uzajya wakira Yesu ku giti cye ari wenyine uzabasha kwambuka kino gihe cy'akaga. Dusomye ngo ni imvura y'itumba izabukangura kandi bikomeze kugira ngo bibashishe kwambukira igihe cy'akaga. Amen. Iki gihe cy'umubabaro utarigeze kubaho umuntu azakinyuraho gusa kubera ko afite umuryango we wihariye na Kristo.
Iki ni ikintu gikomeye cyane. Mureke turebe muri bino bihe biheruka rero tubwiwe, uretse ko tuzagaruka kuri no somo kuko turacyari ubu ngubu kuri Matayo 24:15. Ntabwo turareba abahanuzi b'ibinyoma bavuzwe, yabo bari hasi. Ntabwo turareba ibihe by'umubabaro uvugwa n'uhe. Hari ibintu byinshi tutarareba, tuzabireba uko twigira imbere muri kino cyumweru tugiye gutangira. Reka turebe icyo umwuka w'ubuhanuzi yavuze muri bino by'akaga tugiye kwinjiramo. Asigaye turebe ngo ni iki ijambo ry'Imana ryavuze, ni iki Imana inyuze muri Ellen White yatangaje kandi yagaragaje nk'ikizaba nk'ukuntu nk'ipica y'uburyo ibihe by'akaga bizaba bimeze. Yabivugaga nk'ibizaba bimeze, ariko twebwe nitubisoma ku bantu babereye maso ubugingo turatangira kureba tuti kandi koko turabona tubigenje gute, tubihagazemo. Cyumweru tugiye gutangira, ndabashishikariza bwoko bw'Imana kugira ngo muzakurikirane kuko tuziga ibintu bitangaje, tuzareba ibintu bidasanzwe. Imana izaduha umugisha, ndabyizeye. Haranditse mu gitabo cyitwa Intambara Ikomeye kuri chapitre 25 ivuga amategeko ntakuka y'Imana, page 438, paragraphe ya 3. Nababwiye ko nkoresha version ya online kuri Ellen White Estate. Intambara Ikomeye kuko bibasha kudahura amapage, ariko nimukoresha version kuri iyo online muraza kubibona. Amategeko ntakuka y'Imana, page 438, paragraphe ya 3 baranditsemo. Icyo gikorwa kigomba kuba gihabanye rwose. Ari kuvuga ku gikorwa cy'uko amadini aho twasoreje ejo hano tugiye muri reform movement, yahatiye abantu cyangwa yahatiye leta, agasaba leta yuko bashyiraho itegeko rikora itegeko ry'isabato, bagatira abantu bose kuruhuka icyumweru. Mwarabibonye kuri ibinyamakuru bitagomba kugurwa, mwarabibonye kuri gari ya moshi zitagomba gutegwa, twarabisomye ejo byose. Reka turebe rero icyo yavuze kuri icyo gikorwa Ellen White. Imana icyo yaramweretse ngo icyo gikorwa kigomba kuba gihabanye rwose n'amahame y'iki gihugu, gihabanye n'umudendezo, itangazwa ry'ubwigenge ndetse n'itegeko nshinga. Kuba leta zimwe za Amerika zizafata rigashyiraho itegeko ry'icyumweru, ibi ngibi bigiye kuzakorwa vuba cyane. Ejo twarabonye ko Trump nubwo avuye yarahinduye icyitwa Lyndon Johnson Amendment. Yarabigerageje maintes fois, ndabizi nyuma hari aho yageze mu rukiko barabimuhakanira, barabimwangira, ariko yarabigerageje kuko mu bitekerezo y'abantu bamaze guhabwa uburenganzira bwo kuba abayobozi bo mu itorero bagira ijambo ry'uko politiki ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika igomba kuba yubatse. Ibyo tuzabireba ejo bundi tugiye kureba abajyanama, cyangwa tugiye no kureba kuri perezida mushyashya utowe Joe Biden, uko Papa Francis yamubwiye ati niteguye ko tuzakora. Ubwo byane magambo Amerika ntabwo izaba iyobowe na Joe Biden gusa, ni n'umuperezida w'umugatolika uyoboye leta ya giprotestanti, maze Papa Francis akamuhereza ubutumwa ati niteguye ko tuzakorana. Donc eske azakora ashyigikira amahame y'ubuprotestanti cyangwa azakora ashyigikira amahame y'ubugatolika? Ibyo tuzabireba muri kino cyumweru kiri imbere. Juste no kubashishikariza gusa. Aranditse Ellen White yavuze ati ibi bintu byose bizakorwa, bizaba birimo bizaba ari uguhabana n'umudendezo w'umutimanama, itangazwa ry'ubwigenge nk'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika bazi ko ari igihugu cy'abantu bigenga. Ikindi cya gatatu niko bizaba bihabanye n'itegeko nshinga. Mu buryo bwuzuye ubwenge, abashinze iki gihugu bashakaga kwirinda gukoresha ubutegetsi bw'isi ku ruganda rw'itorero. Donc ntabwo bashakaga kubogamira ku ruhande rw'itorero iryo ari ryo ryose kugira ngo bahatire abantu kumvira ibyo iryo torero rishaka. Niko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishingwa zari zimeze, kuko nk'uko mubyibuka Amerika ivumburwa, abantu bari bahunze akarengane bakorerwaga na Kiliziya Gatolika mu myaka 1960 yose yamaze ikora abantu akarengane mu Burayi. Ibyo ni amateka tutahindura. Mu gitabo cyitwa amateka y'Ubuprotestani yo mu kinyejana cya 16, abantu mu gifite mu Cyongereza mwagisoma, byanditsemo neza cyane. Barakomeza bati ndetse banirinda ingaruka zabyo zitabura kubaho arizo kutihanganirana n'itoteza. Murabona yuko iteka ryose mu gihe cyose itorero rikoranye na leta, umusaruro uvamo ari akarengane. Mu gihe cyose itorero ritangiye gufatanya na leta, mu gihe cyose itorero ritangiye gushyiraho amahame, ubuyobozi, gahunda, ariko zose itorero na leta birimo birahuriza hamwe, iteka mubona ko ikivamo ari akarengane. Amerika ishingwa, impamvu icyitwa First Amendment cyashyizwe mu mategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nuko bavugaga bati ntabwo dukeneye akarengane. Itorero rigomba gukora iby'itorero na leta igakora ibya leta. Murika ko Yesu bigeze bamukoresha ikigeragezo, baramubwira bati ese wemerewe ko twatanga umusoro? Yesu yabashubije ngo iki? Yababwiye ati ibya Kayizari muhe Kayizari, n'iby'Imana mugenzi gute mubihe Imana. Yesu yashatse kubereka yuko itorero na leta ni ibintu bibiri bigomba guhora iteka bitandukanye,
nk'uko turi buze kwibona mu musozi w'iki cyigisho, nk'uko ndi kubashishikariza, muze gukomeza kubera amaso, muze gukomeza gukurikirana, turaza gusoreza ahantu heza cyane. Itegeko nshinga rivuga ko inama nkuru y'igihugu itazigera ishyiraho itegeko ryerekeye ishingwa ry'idini cyangwa ribuzajya umudendezo wo kuyoboka idini. Ariko ibi ngibi nubwo Ellen White yabyanditse gutyo, niko Amerika yatangiye imeze, ariko siko izasoza imeze nk'uko tugiye kubibona. Iri tegeko nshinga kandi rivuga ngo iki? Rivuga kandi ko nta genzura mu by'idini rizigera risabwa ngo ribe icyangombwa gisabwa kigomba kuzwa ngo umuntu ahabwe umwanya ku butegetsi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubutegetsi bwa leta bushobora guhatira abantu kubahiriza iby'idini ibyo ari byo byose, igihe gusa habayeho kurenga kuri ayo mabwiriza arengera umudendezo w'igihugu. Ariko uguhuzagurika mu gikorwa nk'icyo biri nk'uko bigaragazwa mu gishushanyo cyakoreshejwe, aricyo kivuga ngo inyamaswa ifite amahembe abiri, ariko ikavuga amahembe abiri nk'ay'umwana w'intama, ariko inyamaswa ikavuga nk'ikiyoka. Byanditse mu gitabo cy'Ibyahishuwe igice cya 13, usomye uhereye ku murongo wa 11, iyo bari kuvuga kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bavuga yuko ari igihugu kigaragara nk'umwana w'intama ufite amahembe abiri. Amahembe abiri ni ukuvuga ubutungane, cyangwa se kuvuga uburepubliko bahereza abantu umudendezo w'umutimanama. Ariko nyamara biri tubwiye neza yuko nubwo ari umwana w'intama, inyuma igaragara nk'intama, ariko mo imbere Amerika izavuga nk'iki? Izavuga nk'ikiyoka. Izavuga nk'ikiyoka ryari? Kubera ko vuba bidatinze igiye kuzahindura itegeko nshinga. Ejo bundi nzabibereka. Amerika ubwayo yafashe covid igitangira hagati y'ukwezi kwa 4 n'ukwezi kwa 5, niba nibuka neza, voilà mu kwezi kwa 5 bafashe itegeko nshinga barishyira ryo muri karantine. Hari umwe mu bavandimwe banjye uri muri Amerika wajyaga ambwira ati ntabwo ibintu bizigera bishoboka. Ni gute byashoboka yuko Amerika yindura itegeko nshinga? Ari muri Amerika. Akambwira ati ntabwo bishoboka, Amerika ntabwo wowe uyizi. Amerika ni igihugu cy'umudendezo, ni igihugu gereza abantu umudendezo, abantu bakora ibyo bashaka, abantu barikira bakizana. Ni gute tuvuga ngo itegeko nshinga zahindurwa? Twemo turaganira. Ariko abonye ukuntu bafashe itegeko nshinga bakamubwira ko bari muri karantine. Kubera iki? Kubera yuko ntabwo bashobora gukoresha amahame yo kuba abasirikare bajya gukura abantu mu mihanda, bajya gutegeka abantu kwambara mask, bakoresha abantu agahato. Ntabwo byashobora kubikora itegeko nshinga ritari muri karantine. Donc itegeko nshinga barasispanze, baravuga bati tugiye gukora ibintu itegeko nshinga leta twemerera. None ku bwa covid gusa, covid ari indwara, barafashe bagatangira gukora itegeko nshinga ritemera. Ese kurihindura biroroshye? Sako kanya. Kurihindura biroroshye cyane. Kurihindura ni ibintu by'ako kanya. Umusaruro rero iteka uva mu kuba leta ikoranye n'itorero, nta kindi kivamo nta karengane. Mu gihe cya Yesu, abayobozi b'idini bihuje n'abayobozi ba leta, icyavuyemo ni Yesu kwicwa, intumwa ze kurenganywa nk'uko twabyize mu byigisho bibanza. No muri kino gihe cyacu uko turimo turabibona, Amerika yiteguye gukorana n'ubupapa. Amerika ari igihugu cy'ubuprotestant, ariko ibaze tugeze ahantu Amerika igiye kuyoborwa n'umugatolika Joe Biden, uretse ko na Perezida Trump umwungirije Mike Pence nawe ari umugatolika, Secrétaire d'État Mike Pompeo nawe ari umugatolika, donc William Barr General Attorney wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni umugatolika. Donc mu magambo ntabwo kikiri igihugu cy'ubuprotestant, ahubwo ni igihugu cyitwa ko cyahoze ari ubuprotestant, ariko amahame y'ubuprotestant agiye kuzahindura kugira ngo gisoze neza imigambi y'ubupapa byahoze bufite kuva na kera. Ubupapa mu magambo bugiye gusubizwa isumbwe nk'iyo ryahoranye mu gihe cy'imyaka y'umwijima. Ibi bintu uko turi kubyiga nk'uko twabibonye, nicyo cyitwa ikizira cy'umurimbuzi. Abantu b'Imana bagomba kurebaho bagatabwira ngo ubwoko bwanjye nimufate icyemezo, bityo mutangire muhunge mu buryo buri fizike no buryo buri spirituel. Ibyaduka byo minsi imperuka ingingo ya 489 ni kuri page ya 54, handitse ngo iki? Haranditse ngo ibyaduka byo minsi imperuka ingingo ya 489 kuri page 54, haranditse ngo igihe isabato yahindutse ingingo ishamiranya abakristo mu isi yose, mu gihe abayobozi b'amadini n'abisi bihuje ngo bahatire abantu kuvuga ku cyumweru, itsinda rito rikomeza kwanga kumvira ibisabwa na benshi, bizaritera kwangwa n'isi yose. Mu cyongezo baravuze ngo bizaritera kurenganywa n'isi yose. Murabona yuko ikibazo cy'isabato n'icyumweru kigiye kuzaba ikibazo gikomeye cyane, kigiye kuzaba ikibazo kigiye kuzahagurutsa isi.
uyu munsi ntabwo turabigeraho kuko nababwiye ko tuzatangira kureba mu by'igihe cyacu twebwe mu cyumweru gitaha nibwo tuzatangira kureba ku madokima nka Fratelli Tutti iherutse gusohoka ejo bundi Papa Francis yasohoye, turebe niyo yibanjije yitwa Laudato Si, turebe niba irimo birasohora uyu munsi yaba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse no mu bindi bihugu. Kubera iki usanga byose birimo birajongla hagati y'icyumweru n'isabato, kandi iteka abarimo bararengera icyumweru nicyo barimo barita isabato ya gikristo. Icyakora Bibiliya igaragaza ko isabato ya gikristo atari icyumweru ahubwo ari isabato y'umunsi wa karindwi, ikimenyetso cy'Imana nzima. Ibyabaye mu cyamagana 88 rero Ellen White atubwira neza ko bizagaruka. Tugiye kureba ubuhamya Ellen White ubwe yatanze nk'umwe mu bantu babayeho mu cyamagana 88. Turebe ngo nubuhe buhamya yatanze kandi ibyo yavuze bizagaruka mu buhe buryo. Igitabo cyitwa Ibihamya by'itorero umuzingo wa 5 page 712. Ibihamya by'itorero umuzingo wa 5 page 712 haranditse ngo ihuriro rya National Reform Movement riri gukoresha imbaraga ngo rihashyirweho amategeko ashingiye kuyobokamana. Donc amategeko ya leta abe ari amategeko agendera kuri gahunda y'idini. Igihe kizagera ayo mategeko amaze kunonosorwa neza, maze abatazayubahiriza barenganywe nk'uko byagenze mu gihe cyashize. Avuze mu gihe cyashize kuko muri kiriya gihe cya 1988 hari abantu benshi bafunzwe, abandi barahunga, abandi baricwa bazira gusa kuba batagendeye kuri gahunda y'icyo National Reform Movement irimo yarwaniriraga. Abantu benshi ngo bizagenza gute? Ayo mategeko namara gushyirwaho abantu bazarenga nk'uko byageze mu gihe cyashize, kandi akaboneka akarengane kazi iteka gusa ari ku itorero ryamaze gukorana na leta. Dutangira ibyigisho nababwiye uburyo mu Burundi itorero ryacu, tureke kuvuga y'abandi, itorero ryacu ryakoranye na leta. Ibyo twabisomye ku kinyamakuru cya VOA, BBC ndetse n'ikinyamakuru cy'Itabaza, byose byarabyanditse uburyo itorero ry'Abadventiste ryakoranye na leta y'u Burundi kugira ngo bashyireho ubuyobozi bugomba kuyobora itorero ry'Abadventiste cyangwa se ngo ishengero ry'Abadventiste mu gihugu cy'u Burundi. Murabona neza yuko bantu b'Imana turimo turagana ahantu hateye ubwoba. Ntabwo itorero na leta bigitandukanye, ahubwo itorero na leta bisigara abafatanyabikorwa ba bugufi, kandi ibintu byose umusaruro ute kubivamo ni akarengane. Niko twasabye inteko y'abavuga ko barwanirira Imana cyangwa se bahamagarira leta n'ibihugu kugaruka ku Mana. Tugiye kubibona, babwira abantu bati nimugaruke ku Mana. Bizagenza gute? Inteko y'abavuga ko barwanirira Imana izirengagiza umudendezo w'umutimanama, ikizakurikira ibyo bikorwa byabo ni urupfu, guhunga no gufungwa kw'abantu bose bazanyurana n'ibyo bategetswe, mu gihe ubupapa n'amahame yabyo bizongera gusubizwa imbaraga zinyuze mu mategeko. Umuriro w'akarengane uzakongerezwa abatazemera kubayoboka bitewe no gushikama mu kuri kunyuranya n'ikinyoma cyatoranyijwe n'abantu benshi. Kandi ibyo ngibyo Ellen White arandika ngo biri hafi kugenza gute? Biri hafi gusohora. Niba yarabyanditse mu cyamagana 88 ko aya magambo ari bwanditswe, akareka ko biri hafi gusohora, tukaba turiho muri 2020, ubwo twe twayasoma tuvuga ngo biri hafi gusohora cyangwa twasoma tuvuga ngo birimo birasohora. Aho ibi bintu biteye ubwoba. Reka nze wenda mbereke gatoya akavideo k'amasengesho aherutse kuba akavideo k'amasengesho aherutse kubera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ndakita akavideo ariko nyamara ni video, ariko ni akavideo gatoya aho bakoraga amasengesho y'icyitwa Return, bari guhamagarira abantu bo muri Amerika kongera ku nongerezo. Nizeye ko murakurikira neza hano kuri YouTube. Kanze nshyiremo ijwi kugira mwumve. Is our wake-up call. Now is the time for repentance. Time to turn back to God, which leads to reconciliation with God and with each other, bringing about restoration, a healing of our relationships and our land. Then revival, a move of God like we've never seen before. A God-led reformation. The Return, September 26, 2020. Go to thereturn.com. Anyway,
murabibona ayo masengesho yitwa return, ni amasengesho n'ubundi yagomba kuba tariki 26 ko mubibonye. Yarabaye muri Leta Zunze Amerika, tuzagira undi umwanya wo kuyarebaho. N'amasengesho nayo afite ikintu gikomeye cyane mu buhanuzi. Ko icyo turi by'aya masengesho nuko aba bantu barimo barahuriza hamwe berekana yuko ikibazo bafite, ikibazo gikomeye bafite ari uko bagomba kongera gusenga, bagomba gushyira gahunda yo gusenga. Muri aya masengesho y'ikitwa return nicyo bavuze. Umuhungu wa Billy Graham yarayakomeyemo ndetse n'abandi bantu benshi batandukanye, ababwiriza bakomeye muri Leta Zunze Amerika. Bari barimo barahamagara abantu muri Leta Zunze Amerika bati twongere tugaruke ku rufatiro dusenge. Ariko gahunda yo gusenga bazashyiraho ntabwo ari gahunda ishingiye ku byanditswe, ahubwo ni gahunda yo kurengera gahunda y'ubupapa yashyizeho. Kandi ibyo bintu amaherezo yabyo nk'uko twayibonye nta kindi kintu bizabyara uretse akarengane. Abantu benshi mu bakomeye muri ibi bintu rero nta nubwo babazi n'umusaruro uzava muri ibyo bintu. Niko Ellen White yanditse, yavuze neza yuko abantu barikomeye muri ibi bintu batazi umusaruro uzava mu byo barimo. Ibyo bari kuganira nabo ntabwo bazi neza ingaruka zavamo. Kuko baramutse babizi, baramutse bazi uburyo bizavamo kongera kumena amaraso nk'uko byabaye mu gihe cy'umwijima, abenshi ibi bintu babihagarika. Mu gitabo cyitwa Ibihamya by'itorero umuzingo wa 5 paje 112 haranditse ngo hari benshi cyane bari muri ibi bikorwa byo guhatira abantu kuguruka ku munsi w'icyumweru, badasobanukiwe umusaruro uzakurikira ibikorwa byabo. Ntabwo babona neza ko bari kurwanya umudendezo w'iyobokamana. Murakurikiye abantu b'Imana, aba bantu nabo nabo gusengerwa, ntabwo ari abo kuvumwa kuruta uko ari abo gusengerwa. Kuko abenshi muri bo, simvuze ko atari bose kuko ndabizi neza na kujana yuko nk'ubupapa buzi neza yuko ikizaba muri ibi ngibi ari akarengane, ariko abenshi muri abayobozi b'amadini ya Giprotestant bamwe muri bo ntabwo bazi umusaruro uzava muri ibi ngibi, yuko abantu benshi bazicwa, abandi bazarenganywa. Kuko ejo twabibonye abantu bazanga kugendera kuri gahunda y'amategeko yashyizwe hagati y'Itorero na Leta bazitwa abanzi b'igihugu, bazitwa abanzi ba Leta. Bibaze namwe murabizi mu bihugu byose gambanira Leta cyangwa umwanzi wa Leta. Murabizi kuri cy'urwandiko 8 baranditse ngo imbaraga ya Satani niri inyuma y'iri huriro rirengera amategeko y'icyumweru kandi irakora mu buryo bwihishe. Yewe n'abantu bari muri ibi bikorwa barahumye, ntibashobora kubona umusaruro uzakurikira ibyo barimo. Bantu b'Imana, murabona yuko ibintu tudakwiriye gufata abantu ngo tuvuge tuti no, ibi bintu ntabwo ari imbaraga y'abantu birimo, ahubwo ni imbaraga ya Satani. Kubera iki? Satani biri tubwiye ko niwe mwanzi, agenzwa no kwica no kurimbura, nta kindi kintu kimujyana, nta kindi kintu kimushishikaza uretse kwica, kurimbura no gusahura. Niko muri Bibiliya handitse. Ibihamya by'itorero volume ya 4 paje 452 haranditse ngo ihuriro rirengera icyumweru riri mu nzira rigana mu icuraburindi. Abayobozi bari kubatiza umurindi banyuranya n'ukuri, kandi benshi bagize iri huriro ntibabona ubwabo aho ibi bikorwa byabo birimo kwerekeza. Ibyo bavuga wakumva bifite ishingiro kandi ko ari umurongo wa Gikristo, ariko umunsi bizashyirwa mu bikorwa bazabona ko ari umwuka w'ikiyoka. Dufashe urugero kuri aya masengesho ya return yabaye ejo bundi, ko hari amasengesho menshi cyane ajya muri Amerika ahuriza hamwe amadini ya Giprotestani, ahuriza hamwe abantu ndetse n'abadasenga, ahuza abantu babana bahuje ibitsina. Amasengesho y'uburyo bwinshi cyane ajya muri Amerika, barimo baragaragaza yuko igisubizo ku bibazo biri muri Amerika ari ugusenga, ari amasengesho. Ariko nk'uko babitubwiye, umusaruro uzava muri ibi ngibi ni uko Amerika izavuga nk'ikiyoka. Umusaruro uzava muri ibi ntago ari mwiza. Umusaruro uzava muri ibi ni mubi cyane, kubera yuko ikizavamo nta kindi kitari akarengane. Akarengane niko kazava muri ibi ngibi. Gusa abari kubikora nk'uko tubibwiwe, abenshi muri bo bari kubikora mu buryo bw'ubuhumyi. Icyakora babikora bavuga yuko barimo bararwanirira Imana, babikora bavuga yuko barimo baragarura abantu ku Mana, bityo bigatuma Leta ibumva, bigatuma Leta izashyigikira uruhande rwabo, nubwo bazaba barimo barakora ibintu bijyanye n'ijambo ry'Imana ryagenje gute ryavuze. Gufata ukuri 99 ukakuvanga n'ikinyoma kimwe ntibituma uko kuri kwitwa ukuri kose, ahubwo ibyo bintu bitabihinduka ibinyoma. Muri gahunda y'Imana niko bimera. Ibihamya by'itorero volume ya 4 paje 452 haranditse ngo Uprotestani buzishingikiriza kandi buzashyira imbaraga ku ruhande rw'ubupapa.
ubu protestani bwishingikiza kandi bushaka imbaraga ku papa gute mu gihe cyose bucyubahiriza umunsi w'icyumweru washyizwe n'upapa uprotestani babwegamiye ubupapa. Murabyibuka abo twatangira mu cyigisho cyabanje cy'abatangira mu byigisho bya live, twabonye neza umwigisha umwe mu bigisho wo mu Rwanda ari kuvuga ati twebwe twegamiwe n'ubugaturika. Gaturika iramutse iturekuye twebwe abaprotestani Islam yagenza gute? Yatumira. Murabyibuka yuko ariko uwo mubwiriza yavuze mu magambo ye, muzareba icyo cyigisho kirahari mu byigisho twatangiriyeho. Kubwo igikorwa cy'itegeko ry'igihugu ryo guhatira abantu isabato y'ikinyoma, bazomora uruguma rwa Roma maze rukire, yongere irenganye abayoborwa n'umudendezo w'umutimanama nk'uko byabayeho mu myaka y'umwijima. Iyambyitorero volume ya 5 page 411 kugeza kuri 412 yanditse ngo idini ryo ryo ryose rishyigikira ko hashyirwaho amategeko ashingiye ku iyobokamana abagaragaza ko ari mu ruhande rw'ubupapa, kuko aribwo bwahereye kera cyane burwanya umudendezo w'umutimanama. Tuzareba uburyo n'iri torero ryacu ry'Abadventiste umunsi wa karindwi binyuze mu cyitwa religious liberty, umudendezo w'idini, ritarimo rahagarara kukuri kw'ibyanditswe byera, ahubwo ririmo rirabogamira naryo ku ruhande rw'ubupapa. Tuzabireba neza. Ndabizi neza yuko hari abantu bumva tuvuga gutya akavuga atari kurwanya itorero. Nkuko nababwiye, so kurwanya itorero bwo n'ugukunda itorero. Kubera ko n'ibitorero ritanye, ibyiza ni ukuvuga ibyaryo uririmo, ukabivuga urikunze, ukabivuga udagumura abantu ngo barivemo, ukabivuga ushikamye ku by'ijambo ry'Imana ryavuze, ariko ukavuga icyaha ko kiri mu izina. Niba ari icyaha cyakozwe mu buryo public, bigacyahwa kandi bigaburirwa mu buryo public. Tuzabireba muri no byigisho biri imbere aho tugiye kwinjira, yewe n'icyigisho tuzaheraho. Kuruhuka ku munsi w'icyumweru byiswe igikorwa cya Gikristo bikomotse mu bupagani, kandi kubihatira abantu igihamya cyerekana ko abantu bayobotse amahame shingiro ya Roma. Twarabibonye cyane ntabwo twabibonye. Twabonye ko ari bande batangiye gusenga izuba. Twarabonye ko Constantine yasenze izuba, twabonye ko na mbere ko Constantine asenga izuba muri Bibiliya biranditse muri Ezekiel yuko abantu bateye umugongo Imana maze batangira gusenga iki? Izuba. Ibyo twarabibonye. Donc gusenga ku cyumweru cyangwa se gusenga izuba nta gihe na kimwe byigize igikorwa cya Gikristo. Kuva na mbere byari igikorwa cy'ubupagani, gusa byaje kwitwa igikorwa cya Gikristo. Testimonies volume ya 5 page 111 n'umuntu turakomeza. Igihe igihugu cyacu kizashingira amahame yacyo ku mategeko y'iki itegeko ry'icyumweru, uprotestani buzahuza imbaraga n'ubupapa. Nta kindi bazaba bakoze uretse gutiza umurinda akarengane kari kamaze imyaka myinshi gategereje amategeko kagomba gushingiraho. Murumve ko akarengane ko gasanzwe kariho, ahubwo icyo kabura n'iki? Karabura amategeko agomba kuzagenza gute? Karabura amategeko agomba kuzakarengera, asigaye kakazasohoza icyo kazaba kagendereye. Intambara ikomeye chapitre ya 36 page 555 baratwereka uburyo ki ibi bintu byateguwe. Abanyacyubahiro mu matorero n'abo mu bayobozi, abanyacyubahiro mu matorero n'abo mu buyobozi bw'igihugu bazishyira hamwe ngo bahongere, bahendahende cyangwa boshye abantu bo mu nzego zose kuruka ku munsi wa mbere w'icyumweru ariwo dimanche. Abayobozi bahe bo mu matorero tuzareba abayobozi b'amatorero akomeye ku isi, ibyitwa mega churches, amatorero akomeye mu isi. Tuzareba uburyo ki bagenda bavuga bati our pope, urugero nka Rick Warren, ni umupasiteri ukomeye ku isi, ni umupasiteri wanditse igitabo cyakunzwe n'abantu benshi cyane, ni umupasiteri, ni umwe mu bajyanama b'abaperezida bakomeye ku isi. Ariko tuzareba uburyo nubwo yitwa ko ari umuprotestani, ariko by'ukuri si umuprotestani, ahubwo ni umugaturika wambaye umuprotestani, kubera yuko Papa Francis atorwa yaravuze ati our pope is elected. Tuzareba abapasiteri bakomeye mu isi, barimo ba Benny Hinn, barimo n'abandi baprotestani bakomeye, batagihatira abantu kubabwira bati uprotestani ntabwo ari bushingiye, mureke tugume ku murongo wa giprotestani, ahubwo iteka bereka abantu bati oya, ahubwo tujye ku murongo w'ubugaturika. Kugeza ubwo abandi bapasiteri bakomeye tuzareba bageze ubwo ubwabo bivugira bati the protest is over, uprotestani bwarangiye. Ni amagambo yavuzwe mu mwaka wa 2017 na 2018, tuzabireba nzabibereka aho bavuga bati the protest is over. So ibi Ellen White yavugaga nk'ibizaba, kuko twabonye ko icyisho cyitwa igishushanyo mbonera cy'ibizaba cy'ibihe by'imperuka. Yabyandika nk'ibizaba ko ibi byanditse mu 188, ariko muri cyo cyumweru tugiye gutangira twe ntabwo tugiye kuzatwiga ibi ngibi ngo bizaba, ahubwo tuziga tuvuga tuti twize dusoma ngo none dore gusohora kwabyo.
niko muri kino cyumweru tugiye gutangira tuzabireba. Abanyacyubahiro mu matorero n'abo mu buyobozi bw'igihugu bazishyira hamwe ngo bahongere kandi bahendahende cyangwa se abantu bo mu nzego zose kuruka ku munsi wa mbere w'icyumweru barengera cyangwa se babugamira ku ruhande rw'upapa. Nuko rero amategeko mvajuru azasimbuzwa amategeko y'agahato. Kwangirika k'ubutegetsi bizasenya gukunda ubutabera kandi bitume ukuri kwirengagizwa. Ndetse no muri Amerika yigenga ubwayo, abategetsi, abanyamategeko mu rwego rwo kwiyegereza abaturage bazubahiriza ibyo rubanda rushaka bahatira abantu kuruka ku munsi wa mbere ku munsi wa mbere w'icyumweru. Ibi bintu bigiye kuzasohora. Igisigaye ni agahato kuko ibindi by'amategeko n'ibindi byo tuzabisoma, tuzabireba ndetse n'uburyo abantu mu nzego zishyiraho amategeko hagenda hashyirwaho ababogamira ku ruhande rw'upapa kuruta abogamira ku ruhande rw'uprotestani mu bihugu byinshi cyane. Intambara ikomeye icyiciro cya 36 cyitwa intambara itutumba, paje 575 haranditse: umudendezo w'umutimanama wabonetse bigoranye ntuzongera kubahirizwa ukundi. Nababwiye ko nkoresha version ya online yo kuri internet, donc ndabiswe amapaje bidahura n'igitabo gitoya, niyo mpamvu ndikiraho chapitre nkababwira. Umudendezo w'umutimanama wabonetse bigoranye ntuzongera kubahirizwa ukundi. Mu ntambara igiye kuza vuba aha tugiye kubona ibyerekaniwe mu buhanuzi bw'aya magambo: ikiyoka kirakara wa mugore cyagira ngo kirwanye mu byaro bwe basigaye, bitondera amategeko y'Imana kandi bafite guhamya kwa Yesu. Ibyabaye mu 1988 rero bigiye kuzongera kubaho kandi ni vuba bidatinze. Mu gitabo cyitwa Ibihamya by'itorero volume ya 5 page 111 handitsemo: Ellen White ubwe agiye gutanga ubuhamya bw'ibyo bari bamaze igihe kirekire. Yaranditse ngo ibihe by'akaga katigeze kabaho bitegereje ubwoko bw'Imana. Ibihe by'umubabaro utarigeze kubaho biradusatiriye. Ibihe twamaze imyaka 40 twiga mu buhanuzi bwo mu ijambo ry'Imana birimo birasohora imbere y'amaso yacu. Donc yavugaga ibyarimo birasohora mu cya 888 yerekana yuko mu myaka 40 bamaze biga ubuhanuzi none byatangiye gusohora mu maso yabo. Niba aravugaga muri icyo gihe rero muri kino gihe cyacu 2020 aho tugana tujya imbere, ese bizarushaho kuba byiza cyangwa bizarushaho kuba bibi? Arandika ubu ikibazo cy'itegeko rigomba guhindurwa mu itegeko nshinga ribuza abantu umudendezo w'umutimanama byamaze guhabwa abashinzwe amategeko y'iki gihugu. Ikibazo cyo guhatira abantu kuruka ku munsi w'icyumweru ni ikibazo cyahagurukije abantu benshi mu gihugu kandi bagishikamyemo, cyangwa se yaravuga they are interested, cyahamagaye interest yabo. Murabona Imana, iri tegeko ryamaze guhabwa abashinzwe kwiga amategeko nk'imishinga y'amategeko asigaye ikabona kunozwa no kwemezwa. Urwibutso n'integuza rwo ku ya tariki 11 y'ukwezi kwa 12 mu cya 888 baranditse ntabwo babona ko leta y'ubuprotestani mu gihe yirengagije amahame yatumye igira umudendezo ikaba igihugu cy'ubwigenge binyuze mu gukira amategeko ashyigikira ibinyoma by'upapa, bazaba binjiye mu gihe cy'akaga Roma yateje mu gihe cy'imyaka y'umwijima. Ntabwo abaprotestani barimo barabibona. Ntabwo abaprotestani barimo barabona yuko gukomeza gushyigikira icyumweru cya papa, gukomeza mu ntambara ikomeye baranditse ngo Kiliziya Gatolika itangazwa n'ukuntu ibona hatakiri itandukaniro hagati y'ubuprotestani uko bwari bumeze mu myaka y'umwijima n'ubugatolika, ukuntu muri kino gihe bahuje imbaraga. Iyo Gatolika ibirebye iratangara. Kandi koko pe, ibaze ababwiriza bakomeye mu isi mu cyitwa ubuprotestani, ibaze mu itorero ryacu iyo natwe tugira umuntu uhagararira akagenda agasuza papa yunamye, ntacyahe, ntabwiswe Mariko wa 3, ahubwo yajya kwandika muri interview agirana nabo akavuga ngo twese turi umubiri wa Kristo, ntiyerekane ikibazo gihari n'ikibazo kigomba gukemurwa. Eske Yesu yaba ari Yesu ugije muri iyo nama yabwiriza iki? Aba ari Yesu wabonaga abatambye akabwira ngo mwandyarya, aba ari Yesu ahagiye muri iyo nama, eske Yesu yasempatiza nabo cyangwa yabwiye Yesu yabereka ikibazo bafite atagendere kubatuka cyangwa kubagira nabi, ahubwo agendere kugira ngo bihane? Aba ari Yesu yakora iki? Aba ari Yesu yakora iki? Muri kino gihe rero mbere y'uko itegeko rigirwa agahato, reka turebe tugana ku musozo ni iki twebwe dusabwa gukora muri kino gihe mbere y'uko itegeko ry'umwe ritangazwa. Tukabonye ko ryamaze kugirwa umushinga,
twamaze kubona yuko abashinzwe inteko zishinga amategeko n'abacamanza n'abari mu buyobozi bwa za leta abenshi n'ababogamiye ku ruhande rw'ubupapa kuko twabogamiye ku ruhande rw'ubuprotestani. Ibyo twamaze kubisoma. None muri kino gihe gito cyane dufite tumaze kubona ni iki namwe tugomba gukora. Inyandiko dufite ziratubwira ngo dukeneye kubwiriza ubutumwa, dukeneye kwereka abantu umucyo ku bijyanye n'iyi ngingo kugira ngo bihane kandi kugira ngo bafate ibyemezo ejo cyangwa ejo bundi batazagwa mu mutego batabizi. Ibihamya by'Itorero volume ya 5 page 713 waranditse ngo bisa naho ubwoko bw'Imana bwahawe igihe cyo kugira ngo babyuke bareke umucyo wabo urabagirane. Haleluya. Ellen White yabyanditse bino arimo arashimira Imana yuko mu cya 188 iryo tegeko ritatowe, yerekana yuko iki gihe gito cy'umudendezo duhawe aricyo kugira ngo dukore ivugabutumwa. Niba abantu 10 baza kuboneka mu mudugudu bari gutumurwa wose ukirane gutarimburwa, ese ubwo nibishoka ko Imana bwo gusubiza amasengesho y'ubwoko bwayo izaburizamo abashaka gusiribanga amategeko yayo? Ese ubu ntitwari dukwiriye guca bugufi mu mitima tugahungira ku ntebe y'ubuntu y'Imana tukayisaba kuduha imbaraga zayo zitangaje maze tukabwiriza ubutumwa buheruka? Vuba cyangwa se kera, ibi byandikaga mu cya 188, vuba cyangwa se kera itegeko ry'icyumweru rigiye gutangazwa, ariko hari byinshi byo kubura ubwoko bw'Imana bikwiriye gukorwa ubu ngubu mbere ko iryo tegeko rigenza gute ritangazwa. Uyu murimo wagiye ugwabizwa cyane n'imbaraga Satani irema ibice, yagiye ikora ibishoboka byose ngo ibone umwanya mu murimo wacu. Kambabazi, ni ikihe cyiciro kibangamirwa cyane kuruta ibindi byiciro mu itorero ryacu? Ni icyiciro cy'ivugabutumwa. Umurimo w'ivugabutumwa wagiye ugwabizwa cyane. Bamwe baravuga bati murarengera, abandi baravuga bati muzateza itorero akaga. Nyamara niyo twaceceka, Yesu yaravuze ngo amabuye azagenza gute? Azarangurura. Murabona yuko igituma umurimo udakorwa ni uko Satani yagiye arema ibice. None mu itorero ryacu harimo ibice cyane nta birimo. Niba hari itorero rifite ibice biruta ibyandi madini yose ku isi, ni itorero ry'Abadiventisti wa karindwi. Mu Rwanda nyirizina tuhafite ibice byinshi cyane, harimo ibyitwa umugeni wa Kristo, harimo abagorozi, abakusi, abareforme. Mu bagorozi harimo ibice bibiri, nako bimaze kuba bitatu, harimo abapoligame n'abamonogame, harimo n'abitwa barakare. Abo ni abasohotse gusa mu bagorozi. Donc mu Badiventisti havamo abagorozi, mu bagorozi havamo abapoligame n'abamonogame, ejo bundi havuyemo abitwa abarakare. Mwumva ibyo bice. Harimo abatogosha imisatsi, abatogosha imisatsi na rimwe mu buzima ngo kuzageza ngo bitwa ngo ari umugeni wa Kristo. Hari ubukwe nigeze ntaha burimo uwo mukobwa bavuga bati reka twe ntabwo twogosha umusatsi n'ibindi. Donc ibyo bice byose Satani arema bigenda bigwabiza umurimo twagombye gukora wo kugira ngo tuburire isi ku bijyanye n'iki kimenyetso cy'inyamaswa n'ikimenyetso cy'Imana. Satani ni umugome bantu b'Imana. Satani niwe uri kuri uyu murimo. Tugana ku musozo nababwiye yuko turi busoreze kuri aya magambo meza, amagambo yerekana Yesu mu gihe cye, ko na Yesu yavukiye kandi akabaho mu gihe leta yakoranaga n'itorero kandi birimo birarenganya. Yesu yavukiye agakora umurimo we mu gihe leta n'itorero byari birimo biratuma abantu bagira umuborogo. Yesu ni hehe yashyize imbaraga ze? Yesu yashyize imbaraga ze. Ese nk'ababwiriza dukeneye kubwiriza ibibwiriza bivuga bati turwanye homosexualité. Ndabizi homosexualité ntabwo yemewe muri Bibiliya. Donc ubutinganyi niho tugomba gushyira imbaraga zacu. Itorero ryacu rya rikoresha amanama menshi cyane rijya kwiga ku bintu nk'ibyo, kwezwa kw'abagore. Ese abagore bakwiye kuba ku itorero? Ese tugomba gusohora itegeko rivuga ku bintu nk'ibi? Jya mbona amategeko bivuga basohora muri polisi y'itorero nkumva agahinda, kubera ko ntabwo turi gushyira focus ku bintu Yesu yashyiragaho focus mu gihe cye. N'abandi babwiriza benshi bari kubwiriza ku ngingo Yesu atagombaga kubwirizaho iyo aza kuba ariho muri kino gihe cyacu. Mu gitabo cyiza cy'Itwifuzo byose aho tugiye gusoreza, Yesu n'iki yakoze? Yesu ni gute yakoze umurimo w'ubwoko bw'Imana? Haranditse ku cyiciro cya 55 page 344 paragraphe ya 3 haranditsemo. Mu bakristo b'iki gihe abenshi nabizera ko bahihibikanira gushyiraho ubwami bwa Kristo hano ku isi. Ari amasengesho y'itwa Return, ari amasengesho twabonye Papa Francis yatumiyemo abantu i Roma n'umuryango witwa Saint Egidio, bavuga bati no one is saved alone. Twarabibonye byose ni ibishaka kugaragaza ngo Yesu berekane yuko bagomba kubaka ubwami bw'Imana mu isi, ubwami bw'amahoro mu isi y'ibintu byiza. Ndetse abantu benshi bazi ko Yerusalemu bari gukoreshoka byose nasomaga Yerusalemu uburyo Netanyahu yabwiraga abantu ati kuko kuba ambasade ya Yerusalemu ya Amerika iva mu Yerusalemu i Tel Aviv ikajya mu Yerusalemu ni ikimenyetso cy'uko bagiye kubaka n'urusengero rwa gatatu ngo urwo Yesu agomba kuzataha. Nyamara ubwami bwa Yesu ubwa hano mu isi.
mu bifuzo byose barandikamo ibyifuzo byabo byose byo kugira ngo bubake ubwami bwa Yesu mu isi hano. Ibyifuzo byabo byose ni ibyo kugira ngo Kristo, ni ibyo kugira Kristo umwami w'ingoma za hano ku isi. Ubutware bwe bugatwarwa mu nkiko no mu bigo bya gisirikare, mu nteko nshingaamategeko, mu ngoro z'abami ndetse no mu maguriro. Bashaka gushyiraho gahunda zigaragaza yuko ariho abantu bivira Imana, ariko si byo. Biteze kumubona ayoboresha amategeko yashyizweho n'abantu. Kristo adahari bishyira mu cyimbo cye ngo bubahirize amategeko y'ubwami bita ko ari ubwe. Mu gihe bavuga bati Yesu ntawe uhari, basoza bavuze bati nitwe duhagarariye Yesu hehe mu isi, nitwebwe bayoboke, nitwe bahagarariye ingoma y'Imana mu isi. Bityo bagashaka kwerekana yuko amategeko bashyizeho kuyumvira ari ukumvira Kristo, kandi kurwanya amategeko ari ukurwanya nde? Ari ukurwanya Yesu. Ubwami bumeze buryo nibwo bwashakagwa n'abayuda mu gihe cya Yesu. Bari kuba biteguye kwakira Kristo iyo yemera kwimika ubwami bwe hano mu isi. Murumva cyagiye bavugaga bateka tukwimika umwami wacu. Iyo Yesu yemera icyo gishuko uwo mutego bamutegaga, iyo Yesu yemera ubwami bwe bari kugenza gute? Bari kuhita bemera ubwami bwa Yesu. Yesu bari baranze nk'umukiza wabo ukiza ibyaha, bari kumwemera nk'umwami uyobora isi, agashimangira ibyo bo bitaga amategeko y'Imana, maze akabagira abasobanura ubushake bwe n'abakozi mu butware bwe. Ariko Yesu yaravuze ati ubwami bwanjye si ubw'isi. Uko niko yanze intebe y'ubwami bw'isi. Amen. Yesu yariho mu bwami bwononekaye. Aya magambo rero tugiye gusorezaho. Yesu yari mu bwami bwononekaye kandi bw'igitugu hose hagaragazaga imiborogo y'abarengana, ubwambuzi no kutihanganirana n'ubugome buteye ubwoba. Nyamara umukiza ntiyigeze agerageza kugorora imikorere ya gipolitiki. Amagambo nifuza ko byatindaho cyane. Umukiza ntiyagenje gute? Ntiyashyize imbaraga ze mu kugorora ibikorwa bibi bya gipolitiki byari biro muri icyo gihe. Dufite abakristu bashyira imbaraga zabo mu bintu bya politiki ko byahinduka. Yego cyane rwose. Ntabwo yahanganye n'amakosa y'iryo shyanga, ntabwo yaciriyeho iteka abanzi b'ishyanga rye, ntabwo yigeze ashyira imbaraga ze mu bikorwa bya politiki, ntabwo yigeze ashyira imbaraga ze mu kuvuga ngo ndashaka kugorora ingoma ya Roma, ndabizi ko bazandenganya, reka mbagorore, reka mbereke uburyo bagomba gutwara gahunda za leta. Oya, ahubwo ntiyivanze mu birebana, ntiyivanze n'ubuyobozi kimwe n'imitegekere yariho muri icyo gihe. Kandi yarabizi ko ari imitegekere yagenje gute? Ishingiye kuri ruswa, irwanya ubwami bw'Imana. Uwagizwe icyitegererezo cyacu ari we Yesu yitaruye ubuyobozi bw'isi. Amen. Yesu yagiye kure y'ubuyobozi bw'isi. Yesu ashyira imbaraga ze mu by'iyobokamana gusa. Yesu yacyashye abayobozi b'idini, ariko Yesu nigeze cyaha abayobozi ba politiki. Yesu yacyashye abantu mu rusengero, ariko nigeze ajya gucyaha abantu mu nteko ishinga amategeko. Yesu yashyize imbaraga ze mu gucyaha abantu kugira bagorore umurongo w'iby'Imana. Ntabwo yigeze acyaha imbaraga ze, nubwo yazi neza yuko abayobozi mu bya politiki nabo bazabafatanyabikorwa mu kugira ngo arenganywe, yicwe kandi abambwe. Ariko Yesu abo yagoroye n'abahe? Nabo mu nzego z'idini. Ntabwo yigeze ajya guhangana n'abantu bo mu nzego za leta. Ntabwo ari uko atari yitaye ku bibabaza abantu, kandi yarabizi ko ubuyobozi bwa leta bwabazaga abantu, ahubwo ni uko umuti utabonerwaga gusa mu myanzuro y'abantu n'ibyo bigaragara inyuma. Kugira ngo habeho kunesha, igikwiriye ni ugusanga abantu no kubatera kugira imitima mishya. Amen. Dukomeje aya magambo, ubwami bwa Kristo ntibuzimikwa n'ibyemezo bifatirwa mu nkiko. Nubwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizashyiraho iri tegeko, nubwo mu bihugu bitandukanye byo mu isi uko twabisomye mu byisho byatambutse yuko Amerika nimara gushyiraho itegeko n'ibindi bihugu bizahita biyikopia, nubwo ibyo byemezo bizafatwa, ariko ntabwo bizagira ingaruka mu mutima w'umuntu, mu nama cyangwa se mu nteko zishinga amategeko. Ntabwo ari ubwami bwa Kristo bwimikirwa, ya nta nubwo bizaterwa n'imbaraga z'abakomeye bo mu isi, nubwo aba ari Queen Elizabeth, nubwo aba ari Joe Biden, nubwo ari Papa Francis cyangwa abandi bakomeye bo mu isi. Ntabwo ibyemezo byabo bibasha kugira icyo byakora ku bwami bwa Kristo, kuko aho bwimikwa sawa. Ahubwo bizaterwa n'umurimo wa Mwuka Wera uzacengeza kamere ya Kristo mu bantu. Amen. Umva uburyo ubwami bwa Kristo bukeneye kwimikwa muri kino gihe. Dukeneye ko gusaba Imana Mwuka Wera agacengeza amategeko ye, agacengeza ubutumwa bwiza, agacengeza imico ya Kristo muki muri twebwe. Abamwe bose bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana. Abo ntibabyawe n'amaraso cyangwa ubushake bw'umubiri cyangwa ubushake bw'umugabo cyangwa ubw'umugore, ahubwo aba bantu babyawe n'Imana. Iyi niyo mbaraga yonyine rukumbi ibasha kwegura abantu, kandi uburyo bukoreshwa n'umuntu kugira ngo bigerweho. Mukurikira amagambo rero tugiye gusoreza.
kandi uburyo bwakoreshwa n'umuntu kugira ngo ubwo bwami bwa Kristo bwimike mu mutima we. Ubwo buryo bwene bwakoreshwa n'iki? Ni inyigisho yo gushyira mu bikorwa iby'ijambo ry'Imana ritegeka. Amen. Inyigisho yo gushyira mu bikorwa uburyo iby'ijambo ry'Imana ritegeka. Myari magambo, niba ijambo ry'Imana ryaravuze ngo iyi niyo nzira bari yo muhitamo, nkahita ngenda ngasenga nti Mana, ndagushimiye yuko unsobanurira icyo ijambo ryawe ryavuze, imbaraga zo kugendera mu byo unsobanuriye mu ijambo ry'Imana. Wowe uhisemo gufata icyo cyemezo, wowe uhisemo gusenga gutyo, wowe uhisemo kuyoboka ijambo ry'Imana muri ubwo buryo, ni wowe uba uri mu rubaka ubwami bw'Imana mu mutima wawe. Naho ibyo leta zo mu isi zizakora, ibyo leta zo mu isi zizahindura nk'amategeko, nta kintu na kimwe byakora ku bwami bw'Imana kugira ngo bwimike mu mutima w'umuntu utahajuru. Imana igufashe ubwo nawe ubihindura intego y'imibereho yawe. Niba imibereho yawe ugiye kuvuga ngo Mana, ndifuza yuko iby'ijambo ry'Imana ritegeka wabishyira mu mutima wanjye, ndifuza yuko iby'ijambo ryawe risaba byahinduka kamere igenga imibereho yanjye, ndagusabira ku Mana, ngiye gufatanya nawe gusenga kugira ngo ibyo ngibyo bibe icyifuzo cyiza kigenga imibereho yawe, bibe icyifuzo cyawe cya buri munsi cyo kugira ngo mu gihe w'ijambo ry'Imana, umucyo usobanukiwe mu ijambo ry'Imana, ujye usaba Imana kugira ngo imbaraga zo kugenderamo. Nibyo ngusabira muri uyu mugoroba, nanjye nisabira mu izina rya Yesu. Amen. Reka duce bugufi kugira ngo dusabe Imana kugira ngo ibi bihinduke imibereho yacu ya buri munsi. Reka dusenge. Mana yacu, turagushimiye cyane, tugushimiye icyitegererezo utwigishije cy'ibyabaye bigiye kuzongera kubaho. Nta kintu na kimwe wifuza gukora utabanje kuburira ubwoko bwawe. Tugushimiye yuko nubwo leta zimwe za Amerika zirimo zirakora ibintu byose mu gushyigikira ubupapa nk'uko twabibonye, aho tugeze ko yaba ari abayobozi b'inteko ishinga amategeko, yaba ari abaperezida Gatolika n'amahame y'ubugatolika, yuko akarengane. Imana ibaha umugisha. Turasoje kandi bifurije isabato nziza. Gahunda izakomeza ejo, n'ubundi tuzabagezaho link, tunababwire n'isaha bitewe n'iyi gahunda n'ubundi tugiye kujyamo yo kuganiriza abantu ijambo ry'Imana ba hano ku bitaro. Umwami Imana ibaha umugisha, mugire isabato nziza, murakoze.